CPN TV bisanze hano wambaye neza bidasanzwe ndetse na madamu wawe. Kuri uyu munsi w'ibyishimo bya mbese wabyakiriye? Nabyakiriye neza, ndishimye cyane kuba iki kirori ni nkaho navuga ngo nicyo kirori cya mbere mu buzima bwanjye kinshimishije kuva navuka. Dadi nagira ngo mbwire Maridadi mu gihe kingana kimukundana. Maridadi tumaranye imyaka 3 n'igice turi mu rukundo ruhambaye. Ni akahe kajambo wibuka yakubwiye bwa mbere mu gihugu? Ijambo bwa mbere yambwiye yarambonye maze kubona ndafata umukobwa mwiza nyamara nawe nabonye umuhungu mwiza. Ndabona murishimye mumeze neza. Ese muri urugendo mutangiye rw'ubuzima bwanyu ni iki mwumva mwasaba Imana? Icya mbere twasaba Imana ni kubaka urugo rwacu rugakomera. Icya kabiri ikaduha umuryango wawe. Nagira ngo nganireho gatoya na madamu wawe. Ndabona uranezerewe n'ubwa mbere wambaye gutyo. Ese mu mutima urumva wishimye bingana iki? Ndumva nishimye cyane kubw'uyu mwambaro nambaye. Mu gihe umaze ukundana na Dadi ni akahe kantu uzi akunda cyane mu bintu biribwa kurenza akandi? Akantu akunda cyane mu bintu biribwa akunda agapome. Akunda agapome. Bivuze ngo uzajya ukamushakira buri gihe agasange gateguye. None muri ubu buzima mutangiye bwo kubana igihe kirekire kitarangira, igihe mbese mwumva muzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse, ni akahe kajambo wumva wabwira Dadi akajya ahora akibuka? Niko mukunda byiteka. Wow, CPN TV tubifurije urugo rwiza kandi muzabyare muheke. Murakoze.